bitaniye no kujya kumushaka mu ishyamba mu kigonyi hari n'ahandi baba bafite reception hinjira umwe agenda bamupfumurira asohoka ngo bari kumuhanurira agagenda avuga ngo Imana yanshubije ngo ibyanjye nari narasengeye yabyumvishije bari kusubiza abantu hehe muri bya bisekuru byahahise hakera kugira ngo Imana yibagira ariko ndagira ngo ntangariza abantu yuko umwami w'u Rwanda yaravuze ngo u Rwanda ndutuye Kristo umwami ntabwo muzakuraho izina rya Kristo muri iki gihugu ntabwo muzakuraho izina ry'Uwiteka Imana yacu muri iki gihugu ngo bikunde ibintu byazamutse bantu bankurikiye ngo mujye kuvuga muvuga ngo abantu barahanuye ngo inzara ngo irasohora nta nzara dufite nimuturebe ngo tumeze gutya nta nzara dufite twe turarya tugasigaza turarya habari gushaka ibindi baza guhanura mwebwe muri gushaka kutwoherezaho umwuka w'inzara turabyanze nta mwuka w'inzara dushaka mwebwe muri gushaka kutwoherezaho umwuka w'intambara nawo dushaka mwebwe bamutegereje ngo iyo ntambara ngo ibyo bintu mwahereyemo hanura intambara ngo izaza ryari ngo ubundi izaza ryari muri abagome nta nubwo muzi ibyari byo uwo mwuka wanyu uri gukereye intambara ntayizaba muzategereza mu ruhe ngo nibibona birenze ukwezi kwa gatatu ngo iyi ntambara ngo niburenze iyo ntambara uri kuvuga iyo ntambara urayizi Kayini we urayizi Kayini ni mugufi Kayini ni muremure Kayini ni inzobe Kayini ni umuzungu uwo ndi kubwira wese ariyumva muri Kayini utegereje intambara ko mu Rwanda ngo aterure ubuhire niko Imana yantumye nze mbabwire ntago izaba iyi si muha Satani ngo arayigabanye ni Imana yabibabwiye ni Imana yababwiye yuko yayitanze cyangwa niyo yirwa yishyiraho ko bango narayigabanye nibategereze ntago bizaba hari abantu basenga yageze i Sodomo na Gomora aravuga ati mbonyemo 10 baravuga bati mbonyemo 10 ubonyemo 10 ntiwabareka iravuga ati nabareka hano mu Rwanda hari abantu barenze 10 bubaha Imana bagasenga akavuga ati wite ibi bintu umwanzi yaragiye kutwoherezaho biteye ubwoba turabihagaritse mu izina rya Yesu Yona rero wahagaze hari wagiye kubihanura Imana yamutuba tugendeye kuvuga ko bya bintu wahanuye bitakibaye akabazwa nuko Imana imutumye kujya kuvuga ko bitakibaye ati none sinakubwiye kugira imbabazi nyinshi ikameza uruyuzi yarangiza akivovotera rwa ruyuzi ngo kubera ko Imana irwumishije bayona barahari bahanura ibintu bakubategera ngo kumva ko ngo kubiso ubihanuye ngo bigasohora ufite umwuka w'abazimu n'abadayimoni kuba wumva nibura Imana igutumye kuburira ubwoko bw'Imana uzi gute ko batari buce bugufi bagasenga ndagusubije kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo nibigutwikire aho uherereye hose nukuri niba warakoze subscribe ndagukunda nawe ugiye kuyikora nuko impamvu mba ngusaba no kugira ngo dukomeze twagura umuryango wacu ibintu bikomeze kugenda neza nakiye mushiki wacu Betty umeze ute mubyeyi neza neza urashima Imana yego ni karibu kuri kamera zacu nta wundi nashima utari we kubaho ni Kristo ngo no gupfa ni nawe nyungu zacu no urupfu rwacu yego ariko niwe nashima amen Imana amahoro ibane natwe muri iki kiganiro namwe mujye kugikurikira ibarindisha urukundo rwayo rwishi hanyuma Betty hari ubutumwa Imana yamuhaye agiye kubutugezaho mutega amatwi mu bwumve mwitonze narabwiye ngo hari amatwi 3 yego zare na comment yandika umuntu yandika ibyo yumvishe muze kutwandikira ibintu mwumvishe muri ubu butumwa duhaye karibu nawe ngo haye karibu yego urakoze cyane mbere nababwiye yuko akazi nkora kuruta ibindi byose ari ugusenga kandi gusenga no gusabana n'Imana iyo uri kumwe n'uwo wasabanye nawe abasha kugira ibyo akubwira kubera ko mwagiranye busabane ariko no mu buzima busanzwe bambika abageni bajye baza baduha amasoko baba twadutaka tw'abageni za decoration ya myenda yabo byose Betty abitaho kandi abahera ku biciro by'ubukristo niho haba imigati yego murakoze ababyeyi mwenda gushyingira rwose uzambaze nimero za Betty umuhakasi yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha yego uriya ejo nibwo nabonye Imana yamishuriye impamvu nimero yanjye itaje kuri YouTube yego bucya none yagenze gute tubyihorere sawa Imana yarakoze rero hamwe no gusenga niho dutangira twavuze ngo niho dukurira amakuru
n'umunyarwanda yaravuze ngo utaganiriye na se amenye icyo sekuru yasize avuze. hari icyo nari ndi gusengera icyo sindi bwirirwe nkivugaho, arangije Imana iraziranganiriza irambwira ngo ariko ubundi ko abantu bose bihaye ibyo kuramya ngo bahabwe, kuki muramiriza ibyanyu? isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, natwe turaba Uwiteka. ninde wababwiye yuko isi nayihaye Satani? numva ucarenjinze se, harya byagenze gute kugira ngo Satani avuge ko yayigabanye? baramubwiye ngo ugushije ishyano wasiwe, kumanikiye Satani bamujugunye mu isi. noneho agezemo abwira Yesu ati ndashaka kugerageza, wandanya nkaguha ibi bintu uko nabigabanye. Yesu ntiyanamuhakana ko atabigabanye. dore uko bimeze. daje ubundi Satani akimara kujugunywa mu isi yahise yumva ko isi bayimuhaye. kuba bafata umuntu wakoze amakosa bakamujyana gereza y'amageragere ntibisobanuye ko gereza y'amageragere ibayiye. hari abacungagereza bashobora kumukuramo kubera ibihano afite, wenda igihano cyo gupfa mu Rwanda nta gihari, ariko gereza hari gereza isohora umufungwa gereza agiye kwicwa, cyangwa bakamusohora atashye, cyangwa akagumamo muri burundu. urumva? ubwo rero Imana yambwira ngo ninde wababwiye? nihe handitse yuko namaze guhereza isi Satani? ahubwo ageze mu isi yarayigaruriye. warayigarurira yitiye. uza hano yitwa ko yayigabaniye, uribuka ko yashutse umuntu akamuha ubutware bwayo. noneho Satani we akamuha ikibi n'icyiza, aricyo cyaha kimenyesha umuntu ikibi n'icyiza. ko si Imana, si Imana yayitanze, ahubwo umuntu yarariganijwe afata ibishyimbo biriho ukuntu arabitanga ati ndaguha ibi umugisha wanjye w'isi Imana yandemeye. isi yaremewe abantu b'Imana. gutwara isi n'umuntu wari warahawe kwitwara byose. noneho bimaze kuba ibintu birebire, kuko iyi myuka tujya tuvuga yahise izibyarana n'abantu, nibo bavuga ngo n'ab'isi aribyo bihanda, izo ndabivuga izo ntanga zabo zinjira mu bantu benshi, ariko bidakuyeho ko hari abantu b'Imana bose muri rusange ari abantu b'Imana, ariko abana b'Imana atari bose, ariko bose isi ni iyabo, ariko si iya Satani uyitangiramo imigabane. Yesu arangije amaze kubona byabaye ukuntu abantu bafungirwa kuzimu bagira gute, Yesu waramanuka ahabwa ubutware mu ijuru no mu isi. ariko akigera mu isi yahise avugana na Satani. Satani aramubwira ati wapfuka mukandamya ubwami bwose sinabuguha. umuntu avuye mu ijuru ahawe ubutware, aje kongera gusubirana isi, kuko Satani yerekanaga yuko we yamaze kubiye ari buyigenga. Satani uzi ko hano mu isi yajyaga aganira n'Imana. Imana ikamubaza ngo Satani uvuye? ngo mvuye gutembera mu isi. kuzerera. ni ukuzerera mu isi. mvuye gutembera mu isi no kuyizereramo. ngo wabonye umugaragu wanjye? ubwo se Imana agera ku rwego yirata umuntu batagiranye ibiganiro. aho hantu harimo ishurirwa, reka tuganire. Yakobo yaranditse aravuga ngo murwanye Satani azabahunga. mvuye gutembera mu isi, ubwo ahantu yatemberaga ni ahantu yabaga afite ubwami. none ahantu yabaga azereye, inzererezi ubundi barazirukana. ubwo yabaga umva avuye gutembera mu isi no kuyizerera. dusupoze agiye kwa Igireka ati tembera. hano njye narakwakiriye, urabizi ko sambara nta kibazo, ndiba umugisha wanjye naraguhaye nawe umpa ku cyaha, tembera. noneho yagera nko kuri ba Yobu, Yobu akavuga ati mva inyuma, genda, toka. Imana ikahita imwirata. noneho Imana igataha. wamubonye wamugezeho bigenda bite? ko wari uri gutembera, umugezeho byakugendekeye nabaye inzererezi. wabonye ukuntu anyiranukira ati nabibonye. atari kubigenja utya agahita amusabiriza. yari yarigaruriye icyo bita kwigarurira. kubera amagambo n'ubushyeshyenzi n'iki, umuntu ashobora kuza hano akagushyeshyenga iyi nzu ukayimuhereza n'ibyangombwa byayo byose, kandi ari iyawe. hari umuntu ugushyeshyenga bikarangira kwimuyemo. ibyo Satani arabifite rero. ubuze abantu bagujwe amafaranga ya Ramberi, imitungo yabo bakandika ngo barayigurishije, kandi nta n'igiciro
umwanzi yayishyeshyenzi yabashyeshyenzi. igiciro cyayo ibaza umuntu afite inzu ya miliyoni 50 bakamuguriza miliyoni 7 agahita yandika ngo tuguze inzu. Kagushyeshyenga harangiza ukabura nayo wishyura kuko hari umwe kuherekeza Rambere, ukabura yo wishyura inzu bakayitsindira. Nuko rero twebwe ubwacu abantu nitwe twihereye Satani tuyimushyira mu biganza bagatakira akira. Noneho rero ugasubira inyuma ujya kumurama. Mugabo ejo yatwigishe ku rusengero aba ngo niba hari ikosa ribiribaho ni ukubona umugabo yamanuye ipantaro ku mugore utaruwe. Ati ubundi turi abagabo bagenzi be twajyana ahantu mu ishyamba tugaca igiti tugashwibura, uri kumva? Ati kubera izihe mpamvu atahita acogorera aho ngaho ntege zigashira, nta kintu ya jambo sarekura. Ubwo n'imigisha ngo iyo yayisohoye ngo byarangiye, ubundi biba bigiye mu rugo ntibyavamo, nta kintu cyongera kwinjira. Rero abantu bahereza Satani. Noneho ikimenyimenyi ni ukuntu nyine koko abantu kuko bagomba kuramya Satani basaba ibye. Satani utaratinye Yesu waremye isi ngo mbere na mbere hariho jambo yaroranye n'Imana kandi jambo yari Imana kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Satani agahita avuga ati muri iyi si wiremeye wowe ubwawe, fuka mu ndamye nyiguhe. Yesu aramubwira ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yonyine. Ariko ko yarabonye ko ibintu byabaye tumaci yarazanywe no kugira ngo yongere afate isa yigarurira abantu. Aravuga ati nsindiye isi, nsindiye kuzimu, nsindiye no mu bwami, za procedure zose zabayeho. Imana yambwira ati ninde wababwiye ko nigeze mpereza isi Satani? Kuba umuntu atuye mu manegeka ntibisobanuye ko hatuye atariwe. Abantu bazakababwira ngo mwebwe ngo muri abacumbitse, mucumbitse mwaravuye he? Mucumbitse mwaraturutse he? Ko iyi Imana iyi si turimo ari iyacu. Ahubwo ikitazabaho ni kimwe, nuko nta birori byahakorerwa kubera ko yarahaneye, yahiciye abantu, haranutse, haraboze. Irimo umwanda. Ibirori by'ubukwe byo ntabwo bihari, ariko ni iwacu. Ni isi ni iyacu. Ntazagera hagira abantu bongera kuvuga ngo bayiyopozeho bayiveho. Ninde wayitanze? Iby'isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Abo bantu basobanuye kuko ijambo ry'Imana riravuga iwacu ni mu ijuru. None dutegereje kiza ko azava mu isi ndi umushyitsi kandi n'umwimukira. Ni umuririmbyi waharirimbye. Tutaza tutaza gukora contraction abantu bakatwumva neza. Iyo tuvuga isi ntabwo turi kuvuga iyi si y'ibiti n'amabuye kuko ibyaremwe byose bitegereje amatsiko kugaruka kwa Yesu. Tuba turi kuvuga ubutware bwo gutsinda Satani. Yego. Ninde wabashutse kugera ku rwego mwigarurirwa ko Satani abatsinda? Abategeka ngo mupfukame mugapfukama. Abo bita ingaruzwa muheto. Yes. Abantu barangiza ati twe twabaye ingaruzwa muheto byararangiye. Twarabyemeye tugomba kujya mu myobo. Bazatugenza uko bashaka, azadutwara uko ashaka, azadukoresha ibyaha uko ashaka, azadutuma gukora ibi n'ibi uko ashaka. Ntabwo tugomba kuba ingaruzwa muheto. Rwose uzaze insengero zacu zishyiremo ibyo ushaka, n'imibiri yacu uzatwigishe gutingana nta kibazo. Iyi si warayigabanye, n'ibirimo byose, n'ibiririmbo muzaye muza muririmbemo ibyo mushaka, agenda zose mwishakiye, n'izi sengero ariyo mibiri yacu muyishyiremo ibyo mushaka, ukumva nta kibazo. Hari akantu ejo ndi kugenda mishurirwa. Ibi bintu byo kugera kwa muganga bakagupima bagasanga nta ndwara ufite kandi wararembye umerewe nabi. Muganga akageraho akanzura akavuga ati ubu buryo urwayemo ndabona ari ubu ngubu bubyaye iyi ndwara. Ni umuntu w'imbere uba urwaye. Sinogeze ko umuntu w'imbere arwara kanseri w'inyuma ari muzima akaremba. Beti ubu dufite abantu barembye bindembe neza kandi barembye mu bugingo bikarangira. Umuntu w'imbere ni umwanza. Erego umuntu w'inyuma uyu nguyu ni ibisohokeramo nyine kugira ngo bigaragarire hanze. Baguteramo ibishinge byo kuvura kanseri. Buriya abantu inkingo ubundi ni indwara baba baguteye. Ubwo nibagubitamo ibishinge byo kuvura kanseri byanze bikunze kanseri irinjira mu mubiri. Kuko bari kuvura ibidahari. Urumva umuntu w'imbere yarembye. Rero noneho umuntu w'imbere nawe bakamutanga ugasanga abantu bose bararembye bararangiye. Urumva ibintu byose bakabitanga bagahereza abantu ngo mwakire. Ariko iryo jambo nkimara kuryumva numva Imana iri kunganiriza ku isi n'ibiyuzi. Ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Uwiteka.
ngo imana iri mu ijuru ariko ubireba yajya kwirirwa azenguruka isi ari guhiga ibirenge by'imana aho biri nuko ye mujye kubishaka urabibona muraza mu uzatubwire kandi iyo muri Bibiliya iravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byanjye ijuru ni intebe nicaraho ariko iyi si ibaye intebe y'ibirenge byanjye muzabisanga ese mu kihe gihugu muzatubwire twe tuzi aho tubonera ko isi ari intebe y'ibirenge by'umuntu ko ari imana ikandagira ko ari imana ikandagira ku isi n'ibiyuzuye ari ibyayo natwe abana bayo ari ibyacu ko ari imigisha Yesu atanga atongeraho imibabaro ngororano z'abizera ari ubukira gute ubugingo buhoraho uri kumva cyubahiro wa mugani bajya bavuga ngo bajye bumvira ngo ibyo bintu muba muri kuvuga ngo byumvika n'abantu bake ntacyo ubwo biba byagenewe uwo nguwo umwe intama imwe Yesu yagiye kuyishaka ni uwo nguwo urumva ari ukuntu abagaragu bari gutwara abana bo mu rugo bakabayobora bakabategeka amabwiriza kwa Salomo si hari ngo abagabo ngo bitwaga babiri umwe ahita bajya kwitiranwa amazina hari Abusalomu na Nuzana abahungu ba Yerobowamu na Salomo none se si umugaragu byarangiye abaye nyir'urugo bikarangira banagabanye murabizi ayo mateka ngo ntituri buye kuyatindamo ariko hari umugaragu wari akagombye kuba ari umugaragu w'umwana w'umwami byarangiye se atagabanya ubwami iyo usomye Bibiliya yerekana ko turi mu bihe by'abanyamahanga bananyuka n'urusengero rw'i Yerusalemu ikigaragara cyo baratimaje baraganje ariko umugabo w'Imana witwa Yohana yararebye nk'ukuntu Beteli ari kureba aravuga ati mbonye isi aravuga ati iya mbere irazinzwe mbonye ijuru rishya haleluya Yesu ashimwe amen ibya kera birarangiye rero reka mbwire abantu badukurikiye kandi ubu tuba turi kuvugira hejuru ninde wabashutse ninde wabaroze kugera ku rwego rwa ngo nimupfukame mu ndamye kandi nyir'ubwite aravuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe wayiremye ubwe waremye isi baramubwiye ngo pfuka mu ndamye wowe reba ibyumba ngo uhereze ino nzu kandi uzi neza ko uburyo wayivunikiye n'uburyo byagenze byose n'ibyangombwa by'ubutaka byose imvune ariko warangiza ati pfuka mu ndamye mbone kubigwabura nubwo bireba ko ari ibyawe si ibyawe njye narabigabanya yego ibaze iki kibazo gikomeye akamanyu k'umutima yego abantu barangije rero bajya kuramya aravuga ati iyi ni itanga vuba niyo ibyizana byihuse iyi Mana yacu irategereza twibukiranye yuko izi mbaraga z'umwijima zishinzwe gushakira Imana ibyaha waratinze bana kunsubiza none ubwo ndagiye gushinja amakosa gushinja ibyaha gushinja wakabaye ubikora gutya Mana wakabaye ubikora gutya ariko nyine ni mu isi y'umwijima bikorerwa ntabwo ari Imana ntabwo ari ibintu by'Imana kuko bafite umwami bakorera kandi azabahemba yego rero mbwirwa yuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka ari ibyo byacu twabiremewe tukazava mu isi tukagera iwacu mu birori aheza tuzaba twarubakiwe n'Umukiza kubera yuko iyi si imibabaro n'imiruho Satani yarunzemo yaguha urugero rutari kure hariya hakurya igoma abantu bavugaga ko ariho hantu bashobora haboneka amafaranga menshi ariko nagiye igihe kimwe amafaranga ariyo ko yari ariyo icyo gihe ubwo ndavuga mbere yuko turi bafata hari umwanda haranukaga waragera ukabitumenya kugeze mu kindi gihugu imyanda moto zagendaga umuhanda baramennye imifuka bijojo hari ibintu biri kujojoberamo kandi ngo niho hantu hari iki hari amafaranga bari baraharunze ibintu byinshi ubwo nibwo ngiye guhita ngera ku ntego y'ijambo ivuga ngo Imana iriyiziye sasa ni ikirisha ingabo nyinshi twambwiye ko utakirisha ingabo nyinshi tugiye ikintu cyose n'igihe gitambuka abantu b'Imana kigiye kibasigira amasomo abagabo bo hakurya bafata hariya iriya ntambara iri kubera hariya hari ibifaru narabyiboneye n'amaso bitaha niba ari ko babyita simbizi ariko narebye izo ntwaro zari zihari
ngo bazabatera baturutse mu nzira imwe batatanyirize mu nzira zirindwi. Byatambutse tubibona, biza ntitwabibonye, ariko amaso y'abanyarwanda n'abandi bantu benshi barabibonye bigenda n'imodoka bica mu Rwanda aho byarengeye ntago mbizi biri kujya kwa ba nyirabyo, ngo bije kurwanya abasirikare ntazi umubare bake cyane batagira n'abaterankunga. None ngo Imana rero nayo igiye kwiyizira uwo mwanda abantu bakereye kugira ngo Imana yere kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, Imana irangire babasubize kwa basekuruza ba kera bahahiseho ubupfumu, bagarura Imana y'ubupfumu hano mu Rwanda. Imana iriyiziye, ije gukora akantu, ije gutwika, kuko ngo ntizongera kurimbuza isi umwuzure, ije gutwika ngo inkota ya Eliya barayikizwa n'iki? Abantu bavuze ngo bari gukorera Imana, iyo Mana bari gukorera ni iyi, bahinduye Imana yacu bayikura mu nzira, bimika iyindi Mana bazajya bapfukamira. Umuntu akajya mu mazi yajyanye n'umupfumu witwa ngo ni umuhanuzi, bakajya mu mazi, yagera mu mazi akarara ahagaritse nk'ibirenge, umuhanuzi arimo amupfumurira. Bitaniye no kujya kumushaka mu ishyamba, mu kigonyi. Hari n'ahandi baba bafite reception, hinjira umwe agenda bamupfumurira, asohoka ngo bari kumuhanurira, akagenda avuga ngo Imana yanshubije ngo ibyanjye nari narasengeye yabyumvishije. Bari kusubiza abantu hehe? Muri bya bisekuru byahahise hakera kugira ngo Imana yibagira. Ariko ndagira ngo ntangarize abantu yuko umwami w'u Rwanda yaravuze ngo u Rwanda ndutuye Kristo umwami. Ntabwo muzakuraho izina rya Kristo muri iki gihugu, ntabwo muzakuraho izina ry'Uwiteka Imana yacu muri iki gihugu ngo bikunde. Ntikirisha ingabo nyinshi. Hariya hakurya hageragayo umuntu umeze ukuntu, bakamwotsamo burusheti, kavuga tuyagiye ari kujya he kuza kutubangamira mu bintu byacu. Iminuko ayo mafaranga yabo ntagire icyo bamarira, ntihagire ikintu kigaragara. Umunuko waje mu bintu byitwa ngo ni iby'Imana. Umva, ahantu Imana iri haba umucyo, ahantu Imana ibiri haba hari umucyo, haba hari amahoro, haba hari impumeko nziza, haba hari umwuka mwiza. None uyu munsi wa none mu bintu by'Imana babigize gutya barabibarangura. Yantumye ngo nze mbabwire, mbwira abantu bafashe ibintu by'Imana bakabisisibiranya, bafite abo bakorera. Yesu yaravuze ngo singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo barinde umubi. Umuntu uzi neza yuko yakoreye umubi muri bakeya basigaye birindwi bitarapfukamira Bayali, nimuhaguruke tujya kubyina intsinzi. Umuntu akicara bajya kumva aravuze ati yambwiye ko bizagenda gutya na gutya, bizagenda gutya na gutya mu kwezi uku, intambara, abantu bagiye gupfa, inzara, ibiki n'ibiki, akabihanura. Nibyo koko birashoboka ko umwanzi yabipanze, ariko nubwo yabipanze abinenewe baciye bugufi barasenga avuga ngo Imana tubabarire. Hari uzana message yayizana abantu bagaca bugufi, hakaboneka rero nje kubwira abayona bababazwa nuko Imana itari guteza ibyago mu Rwanda. Ngo kuki wakumva ko ngo byasohoye, umuntu akajya guhanura ngo byasohoye ngo kubera ko ngo ikiro cy'ibishyimbo ngo kiri kugura 1000, ngo inzara ubwo yaje, ngo kubera ko ngo umuceri ngo uri kugura ngo 2000 ngo inzara yaje. Ubundi se Imana ijya kurema isi yigeze iremera amafaranga? Ubu se ko byageze kuri 2 ntago turya essence ko yahenze n'ikigenda. Ninde utatega moto? Barasanzwe batega moto, ni bande batayitega? Ninde waparitse imodoka mu gipangu? Imana ifite uburyo ititaye ku mafaranga, nibishaka bizagure miliyoni. Icyo gihe amafaranga azaba afite agaciro kangana na miliyoni, ntege moto ya miliyoni nta kibazo. Ariko Imana yiza ku buryo ugomba gutungamwa abantu bayo. Nigeze kumva ngo hari ubushakashatsi burimo burakorwa ngo bazigiye kuzahinga igiti cy'umwumbati umuntu azajya asarura igihe cyose. Imana ifite abantu yashyizeho bazi ubwenge, ifite uburyo bw'ukuntu tuzarya tukabaho, bihende ntibihende. Ngiye ikibazo sindi busengere ngo ibiryo uyu munsi inyama ziragura 8,000, hari utaraziryaga zigura senyese. Ariko se Provia ntago babaga buri munsi. Ubu zaguze 8,000 ngo inzara ngo yanzara ngo bahanuye yasohoye. Mwabaye mute? Ninde wabaroze? Kuki mwatangije iby'umwuka mukamumerekeje iby'umubiri? Ko Bibiliya yavuze ngo Imana uko yari iri kera ni kwikiri, uko yagaburiraga abatubanjirije niko n'uyu munsi igaburira, kandi niko izagaburira n'abazadukomokaho. Yes,
uko yambikaga abasekuruza bacu n'uyu munsi niko n'uyu munsi niko izatwambika itwambika kandi niko izambika n'abazadukomokaho. ninde utarya ninde uburara Ninde uburara? esase ko yazamutse ninde uburara niba hari uburara rwose twumva turahari burya abantu b'Imana Imana iragabura. Oya niba Tunaze tumusengere. reka tubwire n'abantu niba umena ibiryo hari umuntu uri kuburara muturanye kuko bose situbera hose icyarimwe muzarimbuka muri kumena ibiryo kandi Hari abandi ababuraye. babikeneye Eh. ariko ntabwo bivuze ngo niba garderobe inda yaraje imyenda ntikigukwire hakaba hari abantu bambaye ubusa banyuraho ku rusengero bareba ntubambike uzarimbuka. erega uyu munsi wa none ubu ndi kuvuga ngo ikiro cy'inyama kigura 8,000 hari utazi ko kigura ayo mafaranga kavuga ati ikiro cy'inyama ubwo si inyama z'8,000 n'izimbwa n'iziki azi ko ikiro cy'inyama kigura 20,020 kubera yuko afite ababihahira oya n'abamukorera baramubwira ati kigeze kuri veni yes byarahenze urumva ariko si bisobanuye inzara kuba ibintu byazamutse bantu bankurikiye ngo mujye kuvuga muvuga ngo abantu barahanuye ngo inzara ngo irasohora nta nzara dufite nimuturebe ngo tumeze gutya nta nzara dufite twe turarya tugasigaza turarya haba bari gushaka ibindi baza guhanura mwebwe muri gushaka kutwoherezaho umwuka w'inzara turabyanze nta mwuka w'inzara dushaka mwebwe muri gushaka kutwoherezaho umwuka w'intambara ntawo dushaka mwebwe bamutegereje ngo iyo ntambara ngo ibyo bintu mwahereyemo hanura intambara ngo izaza ryari ngo ubundi izaza ryari muri abagome nta nubwo muzi ibyo ari byo uwo mwuka wanyu uri gukereye intambara ntayizaba muzategereza mu ruhe ngo nibibona birenze ukwezi kwa gatatu ngo iyi ntambara ngo niburenze iyo ntambara uri kuvuga iyo ntambara urayizi Kayini we urayizi Kayini ni mugufi Kayini ni muremure Kayini ni inzobe Kayini ni umuzungu uwo ndi kubwira wese ariyumva muri Kayini utegereje intambara ko mu Rwanda ngo aterure ubuhire niko Imana yantumye nze mbabwire ntago izaba iyi si muha Satani ngo arayigabanye ni Imana yabibabwiye ni Imana yababwiye ko yayitanze cyangwa niyo yirwa yishyiraho ko bango narayigabanye barayigabanye nibategereze ntago bizaba hari abantu basenga yageze i Sodomo na Gomora aravuga ati mbonyemo 10 baravuga bati mbonyemo 10 ubonyemo 10 ntiwabareka iravuga ati nabareka hano mu Rwanda hari abantu barenze 10 bubaha Imana bagasenga akavuga ati wite ibi bintu umwanzi yaragiye kutwoherezaho biteye ubwoba turabihagaritse mu izina rya Yesu Yona rero wahagaze hari wagiye kubihanura Imana yamutuma tugendeye kuvuga ko bya bintu wahanuye bitakibaye akabazwa nuko Imana imutumye kujya kuvuga ko bitakibaye ati none sinakubwiye ko ugira imbabazi nyinshi ikameza uruyuzi yarangiza akivovotera rwa ruyuzi ngo kubera ko Imana irwumishije bayona barahari bahanura ibintu bakubategera ngo kumva ko ngo kubiso ubihanuye ngo bigasohora ufite umwuka w'abazimu n'abadayimoni kuba wumva niba Imana igutumye kuburira ubwoko bw'Imana uzi gute ko batari buce bugufi bagasenga yego wenda baciye bugufi barasenga umuntu umwe ashobora guhagarara yaravuze ngo mbonye umwe wahagarara mu cyuho hari ushobora guhagarara mu cyuho Imana ikadukiriza igihugu mwabaye muti kuko Imana yagutumye tugende cyo kuburira ubwoko bwanjye nikubwira ati noneho dore ubwoko bwanjye nibikibaye ati runaka ntahanura kubera ko ibyo yahanuye bitasohoye uzi gute se ko abantu batasenze bakavuga ati Imana tubabarire turengere turenze iki gikombe kuko jenoside turayizi byabereye mu Rwanda turabizi witugarurira ibi bintu witeka burya byanagaruka hatari abantu bari maso mwanzi niwe wabikereye akabikora akabibumbabumba akabigarura urumva rero mwe bakayini mu byumva musange Imana musenge muce bugufi mwihane Imana yantumye ngo mbabwire ngo mwihane kandi ihagiye kuza inkota yakumuriro ije guhiga abantu babeshyeye Imana ngo yavuze itavuze n'abafashije umwanzi gukora gahunda zo kugira ngo ibyo byose babikereye babibumbabumbira ahantu kuko bitugeraho ari aho byakorewe abafatanyije n'uwo mwanzi wanyu muje kubona Imana ku musozi Karumeli murahabonera Imana yacu igiye kwica icyubahiro muri iki gihugu ibendera ry'Imana rigiye kuzamuka abantu bumirwe kuko hari abantu bari gusenga watambukije message ivuga ngo abantu nibazenguruka inkike bazenguruka inkike muzi gute ko nta bari kuzenguruka inkike suko bari kuzenguruka inkike abandi bari kumuyitata abandi bari muri yingahe bababajwe no kumva bashaka ko igihugu cyacu gitekana kikagira amahoro naho mwebwe murategereje ngo dutegereje mu kwezi kwa gatanu ngo mu kwa gatandatu ngo nibizarenga kwa karindwi ntabyo muzabona
kuko n'iyo bitakugeraho byaguca n'amaguru wamugara. Urumva niyo Imana bivuga ngo nakurinda bibaye wamugara. Ariko ngiye kubona hari abantu bagiye kujya baza bahungire ku mwanzi wabo bakubita imbunda hano bakuremo imyenda biruke. Ko muzi byabereye hariya hakurya hari wari wambaye uniform za gisirikare arambika imbunda haza akuramo imyenda n'ibikweta arunda hasi ahita aba musivile. Hari abagiye kuba basivile we mutega amatwi, hari abagiye kuba basivile bahungire ku bantu b'Imana babasengere babagaburire barye bahage. Nabonaga bajugunya imbunda mu nzira ati mwicare hariya kandi bari kwivuga ngo bari guhungira ku mwanzi wabo. Sibaho ibyo ndi kuvuga ni byari biri kuri social media bigaragarira abantu bose. Hakaza yirukanka n'imbunda shira hano siga hano imbunda ubundi ubone kwinjira ubone kuza twega hano abacu ntabwo binjiranamo ibintu nk'ibyo ngibyo by'umwanda shyira hariya. Niko mugiye kuza. Yego. Mwebwe mwigize abantu bahatari mufata abantu b'Imana muravuga ibintu byose murabigabanye muragenda mukinagaza abantu b'Imana. Uvuza Imana mugakubita mu gatwe, uvuza Imana neza mugakubita mu gatwe, uvuza Imana neza mugakubita mu gatwe. Abo mwishe mwarabishe. Abari mu myobo bawubuze uko babigenza birindwi bitarapfukamira Bayali. Turenda kubyina intsinzi. Mugire muze tuzamuka ku musozi Karumeli turebe Uwiteka. Imana ikwiriye gusengwa iyo ariyo n'Imana ikwiriye kubahwa iyo ariyo. Imana yantumye rero ngo mbabwire ngo inkota y'Uwiteka iraje, inkota ya Eliya iraje ku musozi Karumeli kugirira nabi abo bazabona ko ari ibibi ariko iri kurengera abantu bayo. Abantu bose babeshye Imana ngo yavuze itavuze, abantu bose batambika ibirenge ngo bari gukorera Imana bayibeshyera. Ubwo nyine manuye ikirere kugira ngo abantu bumve neza. Ari nabo interprete abantu bakabwira interprete nabi kubera ibyo bumva bashaka. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana itanezerewe n'ukuntu abantu baza bakayibeshyira ngo bari kuyivugira ngo yabatumye itabatumye, abandi nabo bakandurukana Imana yavuze ari itavuze. Rero Uwiteka abandi bakabazwa nuko ibyo bahanuye bitasohoye. Yego. Bakumva ko ari abahanuzi kuko byasohoye ngo inzara yaje. Ngo Nyabugogo bagiye gupakira abantu. Yego. Bajyana mu cyaro. Reka mbamenyeshe yuko nta wajya mu cyaro. Yananiwe Kigali ngo ashobore icyaro. Kigali aba yakunaniwe kujya mu cyaro. Ngewe ndagira ngo mbamenyeshe yuko nta muntu wananirwa Kigali ngo ajye mu cyaro. Mu cyaro hajya abakire my friend. Yo kuvuga ngo abantu bazapakirwa bajye mu cyaro. Cyaro cy'Kigali cyo mu Rwanda se kiri. Yego. Hano tugirire neza kandi bengera abantu. Dusoje ikiganiro cyangwa hari ibindi ari message. Ubwo n'ubutumwa nta kindi kintu narenzaho. Reka mbashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Shimire na mushiki wacu Betty ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba kuri we none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana igumugisha. Senga. Mana turagushimiye turaguhimbaje urengera abantu bawe muri iki gihe kimeze gitya cy'icuraburindi. Abantu bagira amatwi yo kumva Imana bave mu byo bari barimo bahungire